yaburanye ifunga n'ifungurwa kuri 24 z'ukwezi kwa munani. Urubanza rusomwa kuri 29. Nyagiso yarekuwe by'agateganyo burazajya nitaba n'ubushinjacyaha atanga ingwate y'inzu. Ngiye nitabye komite ishinzwe imyitwarire, komite ya discipline. Bampamagaye ku itariki 2 saa 4 n'igice. Ninjiye muri icyo cyumba saa 5:40. Ni inteko y'abakomiseri apana y'abavoka, y'abakomiseri. Twamaze amasaha 2 urubanza rubura gica. Nyine Melody yazize iki? Melody yazize ishyari ry'abantu ku giti cyabo. Dutandukanye igihugu nk'igihugu. Abarundi bafunze Melody hoya. Melody yazize ishyari ry'abantu ku giti cyabo. Yazize ishyari rituruka ku mafaranga. Uzakurikirana urubanza rwa Melody imbere ya kamera ya Jaras. Okay, Karasira niba arwaye uburwayi bwo mu mutwe niba muri kurajye kwivuza. Jay Polly ni umuntu wari ukwiye gushyirirwaho ifoto ejo bundi yubukwa nyuma y'umwaka n'ibifaranga abantu batanze apfa. Nta bindi mvuze. Habayemo agasigane nk'akabaye hagati ya Bruce Melody na Tusi. Umwe yemeza undi. Ariko nka Maurice mukuru uwe Maurice wadekaraye akavuga amafaranga akenewe ngo ashyingurwe abantu bakayatanga. Ntago byari ngombwa ko ejo bundi aribwo hajya ifoto. More ndakunenza. Noneho uzabisibe. Kuba tutavuga si kwimitwe iri mu busa mu buzima. Yewe ngere kuri Moroge saa 11. Maurice yaje saa 2. Nkubwire n'ikindi cyambabaje. Jaras Official TV reka tubasuhuze tubifurize icyumweru cyiza aho muherereye abadukurikiye live, tubifurize ibihe byiza ababonye ikiganiro nyine bitewe n'umunsi muriho. Turi ku cyumweru nonaha turi gukora ikiganiro turi ku cyumweru, niyo mpamvu ntangiye mvuga nti icyumweru cyiza. Turi no kuri Assemblée de Dieu ya Kimihurura ariko. Nibyo ngiye kubivuga nti turi no ku rusengero. Byabaye ngombwa ko nsanga Jean Paul aho asengera. Kuri Assemblée de Dieu ishami rya Kimihurura. Jean Paul. Wiriwe neza? Ndashima Imana. Usanze ku rusengero kugira ngo dukore ikiganiro uri mu mwuka. Usanze ndi mu mwuka, mu cameraman umusuhuriza. Wamwumvisha ibintu akoze. Irabe baho hari igihe bari kumaka footage. Ku cyumweru ni yisanzure nta. N'uwabaguruka yaguruka sande ku munsi w'izuba man. Sande nawe urabizi ko ari umunsi w'izuba se? Nako ndakuvuga amazindi ndimi. Icyumweru. Urakoze. Umeze uteze? En forme. Araciyemo iminsi tutaganira ariko ndavuga nti tugomba kuganira n'icyumweru kiba kirangiye. Hari byinshi biba byararanze icyumweru tuba dushobora kuba twaganiraho cyangwa se ushobora kuba waduhaho ibitekerezo cyangwa se n'amakuru yimbitse kuri byo. Cyane cyane wenda kuri bimwe mu byo mu bikureba mvuge gutyo. Muri iki cyumweru wagombaga kwitaba urugaga rw'abavoka kugira ngo habeho ibiganiro cyangwa se habeho ubwumvikane hagati yawe na Maître Ntigurirwa François. Mwagiranye agatotsi cyangwa se mwakozanyijeho hakabaho imirwano. So rero twari twabwiye abantu kuko ndabizi ko wabonye ubutumwa turi mu kiganiro. Twabwiye abantu ko tuzababwira ibyavuyemo, ngira ngo wagiyeyo kwa gatanu. Icyo nacyo nagira rero tuze kukimenya twumve niba harimo ubutumwa buhumuriza kuko hari abantu benshi bamaze iminsi bamamagara ese ko tubona imanza zagarutse Jean Paul rihe. Ibyo byose ndagira ngo menye uko byifashe. So rero havuzwe kandi ko Bamporiki yaregewe cyangwa se dosiye yamaze kuregerwa urukiko. Nubwo bwose wavuze ko utazasubiramo, nzi neza ko amakuru yamenya. Karasira Aimable yagombaga kuburana niba nta gihindutse sinzi uko byagenze. Urubanza rurasubikwa. Okay. Buriya mu mategeko ntabwo urubanza rujya rusiba. Okay. Hanyuma hari n'ibindi byinshi cyane. So rero reka ne gutinda mu magambo ngewe mvuga byinshi ahubwo nkwakire nguwa n'ikaze duhera aho ngaho kubikureba.
byarangiye bite? ibindeba nuko shimira Eric Birasa Ian Corruption oya wivuga si utwambika ese wanga ku oya ko wambaye neza rega nose ko twavuze ko turi ku rusengero ariko no muzayirwa nabonye ariko ushobora kubusigaye umwamamariza oya ntabwo mwamamariza ahubwo nawe yagobekamo akantu kabi none si bitege si ibintu abantu bambara rero akagira gutya akagobekamo nk'aka kaboro nta wundi ugafite aho se gakure agakura mu Bushinwa ako niyo brand iyi brand akakagura ngo $10 Ian Collection ariko ubona icyo bivuga si ubwescoro azakongeza ishati si umwamamarije se oya ngiye mfite ikibazo ngewe nk'aka kana kakagura $10 ni ukugira ngo atwibe kuko nitwe tutugura n'ubundi ariko nawe ishati yawe kugira igira agaciro kanini ako kantu nuko kaba kariho ariko se ntambwira ngo urampaye rega no ntabwo iyo umuntu uhakana ko urukwavu rutaryoha yemere ko ruzi kwiruka ngewe ntabwo anyambikira ubuntu ndamwishyura ariko nawe ni mubi ariko nawe wabizanye baydo no kera za 2000 yanamenye nka 2010 yabanje akorera kuri ate none asigaye ari icyamamare ntacyo nakanyuzemo ngira ngo byari ibyo ngibyo wambaye neza byo nta wabigarukaho cyangwa se ngabitindeho ariko sinabura n'ubundi kukubaza ikingenza ngo imirongo migari ni yihe iyo nakubwiye yawe na urugaga rw'abavoka hapo natinye sasa buri urugaga rw'abavoka rugira amategeko kayo mu nkiko icyambere habamo amakomite ngiye nitabye komite ishinzwe imyitwarire komite ya discipline komite ya discipline igira imigenzo nuko ibivugiwemo byose muri iyo komite ari ubwiru ariko niyo urubanza rubereye mu muhezo hanze abantu baravuga bati urubanza rwa Jean Paul rwabaye ariko rwabereye mu muhezo cyakora ibyo mu muhezo ntabwo bivugwa icyo rero ngicyo cyabaye bampamagaye ku itariki 2 saa 4:30 ninjiye muri icyo cyumba saa 5:40 ni inteko y'abakomiseri apana y'abavoka y'abakomiseri batari munsi ubundi bari 11 ariko umenya bari nk'umunani ibyavugiwemo ni ubwiru uyu munsi tuba tubivuze iyo biza kuba urubanza rwarapfundikiwe gusa ni inteko iremereye irimo abafoma batoni abantu bayoboye urugaga rw'abavoka babiri uyoboye iyo nteko ni Maître Gatera Gashabana harimo abandi basaza sasa nta muntu muturimo twamaze amasaha 2 urubanza rubura gica kanisohoreze harya hitwa Maître ntigurirwa kadusuze Maître ntigurirwa Frasco ubu mwarahuye tinyuka urashoboye mwarahuye natinyuke arashoboye bari twicaranye efete muri wajerekeye umuvi muri umva yajyaga kuvuga ntambara agapfukamunwa hari ibintu nyine nashakaga no kumva n'umwuka wabyo ariko nyine twari benshi kwambara na Jean Paul umuriro waratse kabisa abwo watse kuri umugabo nabonye nabaratoroshera kuri mwumvaga mu rubanza nkumva nawe rikashi one se niba nkoresheje tereme ivuga ngo tinyuka urashoboye yarakuzonze kugaseroga twakuye kuri Mugabe Kaziriyade gusa none se reka nkwaze Jean Paul ukurikije ko ibiganiro byagenze hari ikizere cy'uko wenda ushobora kuzanyurwa n'imyanzuro si ngombwa ko abanyarwanda ruvuga ngo ababurana ari babiri umwe abayigiza nkana gusa gato Jean Paul Nkundineza ari flexible donc acishije bugufi ariyoroheje mu mutima Jean Paul mubona ari mu nkiko atandukanye na Jean Paul muzi arashaka ubwumvikane n'amahoro kugeza ubu nicyo wowe usaba hoyi kandi ari ubwiru gusa Maître Ntigurirwa Frasco tinyuka urashoboye sawa aho niho twavuga gusa bidapfa bidapfuka ibivugirwamo n'ibizavugirwamo byaze bikunze bizajya hanze ariko niba abantu bamara amasaha 2
bodi y'abantu 8 ikananirana n'umwanditsi wa 9 urumva byoroshye ni hatari birakomeye cyane uzi ko biriya bintu numvaga ari ibintu wumvaga ngo byoroshye yo guhura hakabamo umuhuza hagati wapi ni bodi none se okay wenda ntago ari kugira ngo tumenere amabanga y'ibyavuzwe ariko resulta zishoboka kuvamo zishobora gutanga uwe mwanzuro donc wowe hari izindi ngaruka mbi zishobora kugiraho kuba mwaragize oya no ikizavamo cyose kizatanga isomo kuri buri ruhande okay Kevin yaraduhemukiye Kevin ibintu byo gufata amasegonda 12 nabwo ndi gutabaza ariko mwafashe ko umuntu ari kunigagura ntimwafashe ya masegonda yabaye ni igikorwa cyamaze amasegonda 10 reka tuzarebe ko ari amasegonda 10 akantu gato banyakubahwa nemeye ko ntazavuga ibyo twavuganye bakabyandika ukanabisinyira ntabwo mvuze kuko ntabwo mvuze donc amasaha 2 ni menshi kamene ariko kandi n'iryo jambo uvuga ngo tinyuka urashoboye nta ryavuzwe ariko shingiye ku mico n'imyifatire ni meme ule Yesu ni ule Chana paka mwisho nawe uri umuheza nguri ntamiya gushyiramo natinye tinyuka urashoboye naho gopa ageze mikoro hepfo gato ndashimira body iri serious strict umuntu yatangiye ati ba confrere ati ntago turi ba confrere turi aba commission kabisa nanjye ntigurirwa François yarandiye hago oya ni metre ongeraho metre niwe batuye umuhungu batuye yitwa Nkundi neza ahubwo ari uwo muhungu ikiganiro kizaryawe ibintu wasigiye nyawe kutabirenga oya ibintu natinye nese kawa kameme yonza kubuvuga nari kuvuga kwa gatanu nkisohoka mu cyumba twari turi direct ariko akakantu k'imodoka tuzagakora ubutaha hari akantu tuzafata kagafoteje okay natinye sana donc hapa naogopa kwa ko naravuga nti imyanzuro izava muri ibi biganiro izatuma wenda Jean Paul tumenya niba turi kumwe muri uku kwa 9 kuko abantu bari kukunsaba ntabwo turi kumwe oya waravuze uti tuzakora ikiganiro tubibaza abantu benshi barampamagaye twaragikoze wagikoze nande twaragikoze umbwire ngo link wagikoranye nande wagikoranye ngewe nari ndi mu frame okay nari muri frame nibarindire cyakora ntigurerwa afite record yuko nkuye mu bintu by'ubutabera nigire muri showbiz hashya nanjye nge i Burundi nibereye aho ati nkuko twahohotewe yago yanyibukije nyakwigendera ntawe wirusha amaboko Celestin yigeze ngo kwishyura niba ari moto imujyanye kuri strade wimvikanye turuwasa sinza ahantu yaciye bageze yimuhaye senyesa wapati senkogarurira yaragiye gusoma amakuru abamotari bo mu mujyi wa Kigali ibyo mwumvikanye ntabwo ari byo bagikora abayikoza amuheraho nayago yikoza inkoreje ariko nibyo umuntu agomba kwivugira by the urananyibukije narinzi ko ndibuze kubwira abantu hari ibintu bibaho ukabura ukuntu utambutse ubutumwa ntabyo uzi se kandi ufite inzira umuyoboro wo kubunyuzamo yego umuntu ukabura uko accessingaho ariko ukaba ushobora kunyura mu muyoboro wawe ukamugezaho ubutumwa ntacyo hanyuma ngira ngo rero muri iki cyumweru bamoriki cyangwa se dossier bamoriki ariko tubanze twanzure ko mu by'ukuri niba twaravuze ko nahamagawe nkitaba n'imanza na prescride urubanza rwe rwabereye mu muhezo twararuvugaga ariko ntitwajyaga in deep ibyavugiyemo ko twabaga tubizi nta kintu mvuze kuko niba twaramaze amasaha 2 kandi uzi ko asesengura ntabwo ari uko nakabivuze gusa twarahamagawe ibyavuzwe n'ubwiru gusa urubanza ntirwarangiye rwarasubitswe ruzakomeza ikindi gihe ntaramenya
kandi ibizavamo nubwo ari ubwiru ibizavamo bibe byiza cyangwa bibe bibi, nitsindwa nzaza mbwira abantu nti Maître Ntigurirwa François yankubitiye ahareba Inzega, nanjye nzagaruka mvuge nti Maître Ntigurirwa François namukubitiye ahareba Inzega. Ni umugabo umaze imyaka 15 ari umwavoka kuva 2007. Ni umugabo ibyo yakoze abizi neza, yego ibyo yakoze yabikoze abizi neza, kandi ababurana ari babiri nk'abayigiza nkanazaboneka. Sawa, twigendera hano twigendera ahubwo reka tujye nyine kuri iyo dosiye nari nkomojo n'ubundi ya Bamporiki. Inde Bamporiki se nta kindi ushyiraho? Ni honorable man. Honorable Bamporiki Edouard. Yego. Bitunguranye kumvise ko yaregewe urukiko. Wabyumvishije kwande? Ngira ngo inkuru ya mbere ngiye nayibonye kuri Max TV. Ninde wabivugaga ko yaregewe urukiko? Ariho bivuga. Ninde wabyanzuye nyine? Ariko biza kwanzurwa n'ubundi n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry. Nuwo nashakaga nende kuryaryatwa. Ntabwo Dr Murangira Thierry ari we wagakwiye kuvuga ko dosiye ya Bamporiki, honorable Bamporiki iri mu rukiko ndetse n'itariki azaburaniraho yamenyekanye. Ntabwo bibaho. RIB yafashe igihe cyo kuvuga ko imufite, ifata igihe cyo kuvuga ko afungiye iwe. Ibyo kuba dosiye iri mu rukiko cyangwa itarimo n'igihe azaburanira sibo bireba. Banyakubaho abagabo barahembwa. Faustin Nkusi ni umuvugizi w'ubushinjacyaha. Twapushinze kwa Nkusi ntiyavuga. Dosiye ya Bamporiki yaregewe ubushinjacyaha ku itariki 3 z'ukwa karindwi. Ntitwari tumaze igihe twaka amakuru muri RIB. Batubwira ngo nare njye afite message ya Dr Thierry ambwira ati nitumuregera urukiko tuzabamenyesha. Mwiriwe Japo. Ahubwo ngira ngo RIB yo imushyikiriza ubushinjacyaha. RIB n'ubundi iyo yataye umuntu muri yombi iravuga iti Bamporiki Edouard afungiwe, bitegerejwe ko dosiye ye iregerwa ishyikirizwa ubushinjacyaha. Ahubwo ubushinjacyaha ari bwo bugena niba buregera uretse gato. Siko bigenda se? Uvuko nyine babivuga ubundi baravuga ngo RIB yataye muri yombi Bamporiki honorable, dosiye ye izaregerwa ubushinjacyaha tuzayibamenyesha. Urankurikira? Ntabwo Bamporiki byari ngombwa ko RIB yenterevena hariya hantu. Uzi impamvu? Inkiko zifite umuvugizi Bwana Mutabazi Harrison. Umva ku itariki ku itariki 3 z'ukwa uretse gato ku itariki 3 z'ukwa karindwi nandikiye Dr Murangira Thierry kuri telefone y'akazi. Ntabwo ari iye, sinangombwa ko menyiye ni nimero y'akazi 11164. Ni nimero itari ubwiru. Ndamwandikira nti muduha amakuru dosiye ya Bamporiki igeze azaregerwa ubushinjacyaha ryari. Kuri message wandikiye umuvugizi ku itariki ya kangahe? Ku itariki 3. Okay, sawa. Ndamwandikiye ngo iki? Wanditse uti mwiriwe Dr Murangira, ni Jean Paul Nkundi neza, ndashaka amakuru ajyanye na case ya Honorable Edouard Bamporiki ugiye kumara amezi 2 RIB imutegetse kutahava mu rugo rwe. Ubwo ni mu rugo rwe. Ndashaka kumenya imiterere y'ikirego cye ahigeze n'igihe azaregerwa ubushinjacyaha agatangira kuranishwa mu mizi. Umpaye amakuru mu buryo bw'ikiganiro turebana amaso ku maso byaba ari akarusho. Ariko no mu bundi buryo nta kibazo. Uba ntaramworohereje? Yego. Ukira aho ngaho. Ati nawe aragusubiza ariko yaragusubije. Uretse gatatarasubiza. Bwana Dr Murangira, kukwaka amakuru ntabwo ari favor. Ntabwo ari impuwe. Kubona amakuru muri RIB y'abantu bataye muri yombi is not favor. Bigenwa n'itegeko. Nibyo nakoze bigenwa n'itegeko. Yarashubije? Yego. Aha yavuze ngo iki? Uraho Jean Paul ro. Case ya Bamporiki Edouard iracyakorwaho iperereza. Imiterere yayo n'igihe izoherezwa mu bushinjacyaha muzabimenyeshwa. Urakoze. Twarabimenyeshejwe. Ko bifashe. Twarabimenyeshejwe. Yagiye mu bushinjacyaha subiza ibyanjye. Nge nabimenyeye kuri Max TV.
kuri zingahe ejo bundi rega arimo nabimenye ku itariki ya kangahe z'ukwa munani z'ukwa yego ngira ngo kuri 31 sibwo byatangajwe se uyu mutipe 30 Honorable Bamporiki yaregewe ubushinjacyaha ku itariki 7 z'ukwa karindwi yego yewe cya kinyamakuru sinkitsinda kandi iyo tukivuze n'ubundi barabimenya nta kinyamakuru kinini nta nubwo si ikibwami cyane kurusha Jaras yavugishije igihe Honese igihe tugifata nk'ikinyamakuru tuzajya dukoraho source y'amakuru ya RIB kandi abantu bahari ese RIB ntabwo igira web igira na Twitter ubwo ujye ibishyiraho ahubwo nge ni buryo numva bworoshye Honese ni televiziyo web se ni amashusho oya turasaba amakuru yimitse muri RIB no oya hari urumva hari ikintu gishoboka hari igihe ari kujya kubona ukabona cya kinyamakuru kiravuze ngo Dr Murangira Tseri avugana n'igihe uko avugana n'igihe nako itegeko rigena igihe niryo rigena na Jaras oya musawa none birashoboka ko Dr Murangira Tseri umuvugizi wa RIB adashobora kubona uburyo ahera abantu icyarimwe amakuru uvuga ngo buri aritaba umwe ko Modeste yawubonaga se ko bahorera Dominique yawubonye wa mudamu ko yawubonaga se erega ni post none se irari code akora ntago ibihagije aba yagiye he ntabwo ari code ibaho birari code se nibiki hano ubwo ari n'ikimenyetso cyo kwavugaye nawe nubwo nanjye ntahamya wenda ha niba yaturutse uzi ko amajwi atemewe ubundi amajwi ntabwo ari ikintu wafatiraho nka fact none se yabikubwira mu webo warayiguhaye amakuru uyu munsi yo muri RIB abantu bayabona nk'abashakisha amakuru donc ubona RIB idasanzwe ntabwo bibaho ariko none se muri ku kimwe yabarizaga muri RIB kibazo cyarabaga kiti azaregerwa ubushinjacyaha ryari dushiduka ahubwo byahinduye isura ari mu rukiko ahubwo ntabwo byari ngombwa ko kuri iyi shuro RIB ariyo y'intervene ahubwo wenda icyo umuntu yakumva neza ariko nanone wasanga barabibwiye Harrison ngo adekarare ko Murangira adekarare ko Honorable Bamporiki agiye kubura akabwira ati kuki mutavuze ari mu bushinjacyaha guha urugero Rusesabagina Paul yatawe muri yombi ari mu kwa munani aregeye ubushinjacyaha urabivuga aregeye urukiko rurabivuga atangira kurana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo Kicukiro itegeko rega rijyanye no itegeko ryo gutanga amakuru ni ihame ntabwo ari favor amagana umenye uro mu YouTube wa uretinya wabaye nka metere François ukitinyuka urashoboye gusa ntabwo ari byiza kameme ntabwo ari ukwibasira umuntu personal no ngewe mbabajwe cyane n'ukuntu urwego nka RIB rwiyubashye rwashyizweho n'itegeko muri 2018 uyu munsi kubona amakuru bigoye usara wango bigize icyaha none se yabigize icyaha bafite izi message none se narayabonye ndi kuza hano kwigiza nkana Bamporiki Edouard nabajije perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge nibyo RIB yavuze nibyo ngo ibiki hazaburana kuri 16 mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ngo nzagushubije perezida nyandikirwa tubagufi ngo Japo ngo ni impamo Bwana perezida udahemuka Adolphe mwarakoze kutubwira yuko ari impamo ariko ntabwo RIB ariyo yari gutangaza ko yaregeye urukiko ubushinjacyaha bwari kuvuga ati twamuregeye urukiko nimubaze urukiko igihe azaburanira ni procedure twagiye ubu tumwerega buragenda nta kibazo bati buri uyu munsi RIB utekereza rero umva comment bati buri uyu munsi RIB yagukaraze undi sizankaraga ntafite icyaha ntabwo izandenganya kameme so rero gaduye comment rero urumva warabivuga guti uti bizaba ari amakosa mu gihe Honorable yaba atagejejwe imbere y'urukiko cyangwa se imbere amahano ntiyaba ari n'amakosa gusa yaba amahano utekereza iki rero kuri dossier kuri case ko yamaze kugera mu rukiko iki itekerezaho we nka Jean Paul iki nk'umuntu ukurikiranyweho icyaha cya ruswa wacyemeye akacyemerera n'umukuru w'igihugu amutaginga kuri Twitter Bamporiki wafungiye iwe wakomeje gukoresha imbuga ze zose nkoranyambaga siwe
ntari ku ruhembe rw'imbere mu badekaraye urupfu rwa Buravanis ababajwe nyine ko rwabaye ko akirengagiza ko yari afunze nuko azaburana kandi akagira agahabwa ubutabera bitanze somo ko kubera n'ubucucike buri mu magereza ko n'abandi basaba gufungirwa mu ngo zabo kandi bigashoboka cyakora bisobanuke neza kondisiyo irimo izakomeza kugeza urubanza rubaye itegeko bivuze iki Bamporiki ashobora gukatirwa imyaka 5 n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge akajurira mu rukiko rukuru ntabwo azaba afunze azaza kurana yambaye made in Rwanda cyangwa yambaye umupira wa peri w'umukara n'umweru ikabutura y'umweru n'umupira w'umukara nk'uko cyagiye tumufotora gihe twajyaga kumusora ko yari ameze azaza yambaye uko ameze uko ashaka kandi ntabwo akomeye cyane kurusha Dr Munyakazi Isaac we na Dr ba state minister bakunda kugira amahirwe yo kuburana badafunze nawe yaburanye adafunze arigucora cyakora ikizavamo uravuze kugeza rubaye itegeko bivuga ko Bamporiki kuba yemera icyaha ashobora kuzahabwa imyaka 5 isubitse mu gihe cy'imyaka 5 tubisobanure azatakamba avuge ko yandikiye umuryango avuge ko yandikiye n'inzego kandi nk'uko mwabibonye nyakubahwa perezida w'urukiko bikiba ku munsi ukurikiye nanditse kuri Twitter saba imbabazi pfukamye umukuru w'igihugu ndasaba kugabanyirizwa ibihano igihano cya nyuma ni imyaka 5 isubitse azahabwa imyaka 5 isubitse pana kumbwira ngo dore imbogo ni mushikiwe nagende ukurikije ubwiru bwabaye kuri dossier cyangwa se case ye wenda urumva ibintu tubimenye bimaze kugera mu rukiko urabona bishobora kuzorohera itangazamakuru gukurikirana iby'uru rubanza itegeko ry'itangazamakuru rirasobanutse n'ubushatse wakwandikira urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ukarusaba kuzakurikirana urubanza rwa Honorable Bamporiki kuri 16 ugategereza igisubizo n'ubwiru bwabaye mu nzego zari zimufite ako ntabwo ari ubwiru bwabaye mu mategeko ntabwo agira ubwiru cyakora abantu bamaze kuvuga ngo ntazafungwa bamaze guca urubanza rutaraba bashingiye kuri situation Bamporiki nawe rega nawe naraba bivuga byo kabisa oya nyine kuki umuntu icyuho cyo kuvuga nanone yewe nandikiye urwego kuri 3 bati tuzagusubiza shidutse bavuga ko ari mu rukiko gute endereye ntabwero nge uru rubanza sinzarukurikirana yezo asubira mu manza ibintu by'umumetere niba ngo ari metere François ntigurirwa byakemutse ese je nakomeza kuzajya ntimburirwa mu nkiko bibaho kuryo bakoresha vuga gutimbura Bibiri iravuga ngo hari ibitanditse muri iki gitabo hari amashusho atari muri kariya kantu k'amasegonda 12 amashusho y'urukiko nabyerekano zayibona iriya nyubako se sigira kamera 3 cyangwa 4 hariya twari turi harimo amakamera atari munsi ya 3 tumva ari amahiri n'amahiri ntacyo twagira wenda uzi ko buriya umuntu akwatatse umuntu afashe karuvati ugikunda rimwe na rimwe aho kugira ngo afate karuvati yafata amashati umuvandimwe yafashe umugozi siba yo mafoto atari nawe uri muri frame y'ifoto mukanya uri buze kubona ifoto yari ariho ifoto yateje saga yego abari kureba ikiganiro nako baranayibona ariko nta kundi gusa dosiye ya Bamporiki navuga ngo habayemo guhuzagurika kw'abantu ku giti cyabo ntabwo byari ngombwa ko iteretwa kuri Bamporiki se so umuntu nk'abandi Bamporiki ni arasanzwe Bamporiki arasanzwe ahubwo umugira udasanzwe niwe shaka ariko arasanzwe arasanzwe seri honorable Bamporiki gusangwa gusa arasanzwe cyane ndabizi ko wagiye mu manza nini cyane ariko na ruriya ni runini wa mugabo ni runini se yateye Nyabimata
ariko se kumana ni binini se yashatse guhirika umukuru w'igihugu, hari ibyaha biba ari binini, kugambirira kugirira umukuru w'igihugu na kugumura rubanda, imyigaragambyo itemewe n'ibindi. Okay. Mbere yuko tugira n'ibindi bintu tuvugaho bindi, ubushize nari nakomeje kuri case ya Nyakiso, ariko ejo bundi ngiye kubona mbona mubonye mu gitaramo. Ibye bimeze bite? Ku makuru makeya watubwira nayahe? No, Nyakiso urwego rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko rwamutaye muri yombi zaraburana, ntabwo ari ubwiru, bigenwa na procedure. Yaburanye ifunga n'ifungurwa kuri 24 z'ukwezi kwa 8. Urubanza rusomwa kuri 29. Nyagiso yarekuwe by'agateganyo burazajya nitaba n'ubushinjacyaha, atanga ingwate y'inzu. Ese urakari agahungu kagira inzu wa cyangwa barakishingira? Uriya mwana yari yubatse wa muntu. Bari abana baba barakoze. Sawa, yakoze kugira ngo atikura najya atanga ingwate. Oya byaramugwiririye. Ubwira buvuyeho, yaburaniye ku rukiko rw'Ibanze rwa Nyarugenge, arekurwa kuri 29, yaburaniye kuri 24. Uwo ni Nyagiso kandi twamuvuzaho kesha. Okay. Yes. Aha, ubwo ngubwo numva binasobanutse, abantu harabibazaga bati se Nyakiso yarafunzwe koko? Yarafunzwe aranarekurwa by'agateganyo. Okay. Ntacyo. Aha, hanyuma rero nubwo bwose bitari bibereye mu Rwanda ariko byarabaye waranabyumvise. Muri iki cyumweru Bruce Melody agiye i Burundi, nawe abarafunzwe. Yajyagaye. Aragiye gutwika. Sawa Melody. Aya wamenya ko kantu ukuntu kavuze usaba imbabazi. Kavuze ku rwego rwanjye. Oya ntago ari ibyo. Nyine Melody yazize iki? Melody yazize ishyari ry'abantu ku giti cyabo. Dutandukanye igihugu nk'igihugu. Abarundi bafunze Melody hoya. Melody yazize ishyari ry'abantu ku giti cyabo. Yazize ishyari rituruka ku mafaranga yahawe 2,000 by'igitaramo ari gukora i Burundi muri 2018. Atabwa muri yombi, atangirwa n'imodoka za polisi special force, umutwe udasanzwe wa polisi. Ntabwo ninjira mu masezerano n'ubwumvikane, ariko Melody si we wahagaritse igitaramo. Icya kabiri, Melody nuko yanze kubigira birebire, yaza kuba ari nkanjye nari kugarukira impimba, ariko ibintu bigasobanuka. Amafaranga yatanze n'ay'ubuginga, yari yatanze miliyoni zingahe? Yari yatanze 15. Arongera atanga? Oya ni 15 ngo ni 30 zabo. Oya yatanze izindi nka 7. Ariko zose zibivuga ko ubungubu kugeza ubu ziri mu rukiko. Zafashwe nk'ingwate. Ashobora kuzisubiza, azaburana. Okay. Fine. Nagize ngo yaza, none se habayeho urukiko, baba afungiye kuri polisi. Mumbwira urukiko yaburaniye mu Burundi. Oya. Yafungishije ijisho. Nyine ariko nizo scenario zabereye muri polisi. Yego. Ibintu byabaye ahubwo bya Melody n'ubwiro. One se Melody yunganiwe nande? Ntabwo habaye rega kuburana. We byumve neza. Ibyabayeho birenze kuburana kuko hagezweho na ambassade ibyinjiramo. Yego. Ahubwo bira bintu byakweretse iki? Byanyeretse ko ikibazo cya Melody cyari kigiye kuba ikibazo politiki kandi ari ikibazo cy'abantu ku giti cyabo. Nk'umuntu uhagarara inyungu z'i Burundi, ambassade y'u Rwanda wanyakiriye yitwa Fideli. Bwana Fideli, ko naje mubiri wawe kanyakira igihe nazaga i Burundi mu bintu bya East African Justice Court. Yaranyakiriye, cyari kigiye kuba ikibazo cya politiki. Fizo yigeze gufungirwa mu Rwanda. Big Fizo urabizi? Azira kana Nyabugogo. Fizo turagushuhuje. One se Abarundi abantu barafu na paraso yaranuza. Ubwo bari kuvuga ngo abanyarwanda bafunze ngo umurundi. Ni Fizo wari ukurikiranweho ibyaha byarabiburana, agira amahirwe aviramo muri kasho. Ariko ni ibintu bisanzwe cyane. Dushimana ku gitaramo cyabaye. Bwana Yago yarahabaye neza. Shadis naramubonye hari abagezeho bakora nk'abasirikare. Na Brian nabonye yari yabaye umuhanzi ati yo yarayivanze. Brian urabizi ko utajya duhuza, ariko hano nafata hano vraiment nta sinzi niba ari gitware, ariko bahagaze nk'abagabo. Hari ifoto nabonye ya Brian yabihiwe shaho kuri Twitter y'ikinyamakuru cy'e Burundi cya Iwacu. Nyine urumva ibyo babanaga byari nka filime. Ikindi
Bruce Melody niba ari Barnabas niba ari Barabas baciye hasi igitero cy'abantu 40. Biriya bintu nabyo nawe arakina cyane. Indege ngo prive simbizi, jet prive y'u Burundi simbizi, niba yarayisohotsemo nka Cristiano ntumbaze, ariko umujyi w'u Burundi barawujegeze kabisa. Igitaramo ntibakiteguriye, nta n'umuterankunga, gusa arakunzwe, ni umugabo ukunzwe, ni brand nini, kuba banavuga ururimi rumwe ni akarusho. Ngewe namaze i Burundi iminsi 4 mu kazi, biragoye kwira tuvisha indirimbo yo mu Rwanda y'umuhanzi, ntabwo ari nta nubwo ari Bruce Melody gusa, amaradiyo y'u Burundi akina indirimbo zo mu Rwanda, abahanzi b'abanyarwanda cyane. Hano kuri GMC kuri Assemblée Dodi indirimbo ivuga ngo Imana ijya kundema ntawe yabanje kubaza, yakirimwe i Burundi kurusha mu Rwanda. Si yabo se ni ya hano kuri Assemblée. Akontu ukuntu nkunda kuyitsaho ubona ntayizi. Kadusuhuze bwana Frederic waguye, uwayihimbye yaraguye, yabivuye ariko mana. Ese Frederic uraje urahimba asutse imizigo Frederic niwe wazanye wa mu producer ntuzi inde Pastor P twararirimbanya, yamukuye Rusizi, impano yeze za mbere zahereye Pastor P ni umwana waha. Wow. Twagiye kuririmba Icyangugu araducurangira, twazamutse tumuzanye. Buriya iyo duhuye agira gutya tumusa kabisa. Anzi ndi umuririmbyi ari umucuranzi. Rero nyine abarundi bakunda gukina indirimbo zacu. Kandi Pastor P ntabwo abihakana, donc ni umwana wo mu rusengero. Ntiwaba umuproducer ukomeye udaciye mu rusengero. Oya nawe arabyemera ariko. Aha Assemblée. Okay. Ntumbwire za Women Foundation. Karaka ntunyibye. Ntujyane kwa Minyoni naha. Aha ye. Rero bwana Frederic niba ari niyo mbare no Murundi. Oya size niba yitwa niyo mbare ariko nzi Frederic. Umuhungu araririmbye Imana, nta ndirimbo Frederic yahimbye. Yatemye. Igihembo yahise ajya muri Sanirinde. Muvandimwe twahuriye Igikondo aza afite icyaka, ati Mitsingi barakizana kimwe cy'amapine, ndukubitanye amaso ahita mbona aragiye ntiyaseze, nta nubwo yaraze komara, bayimusangishije muri koridoro. Frederic uyirisoma ko nakubonye. Bajye baritamira umwe inzoga ntabwo ari cyo cyaha cyonyine. Anyway, reka twigarukiye kuri point yacu n'ubundi tukivuga ku bintu by'i Burundi. I Burundi byagaragaye nabi. Byagaragaye nabi cyane. Yeah. Nabonye ejo muri debe navuga ati wabonye Odile ese abaye mu bawo sarya Odile Sheri aramukumbuye twe duhagaritse ikiganiro aje gikomeza ariko rimwe waziyongoje ukaza mu kiganiro ukaba nka Dumba nujya ko nkabona hubu ashakije Dumba koko nawe aje mu kiganiro ariko erega Dumba numujyamo wagiye mu materaniro y'abashakanye. So Jean Paul rero urambwira uti nanjye hari i Burundi ndahazi, nagiyeyo narahaboye cyangwa se nagiye mu buzima bwaho nzikomeze n'ubu nakwijyane. Hari abantu babihuje wenda n'ibintu by'urwango bakavuga batabarundi n'ubundi basanzwe banga abanyarwanda, bati bari babagirire nabi, abumvise ko ambassade yabijemo bumva ko ari ibintu bidasanzwe. Igihugu ni ikintu kinini. Reka nkwereka abarundi b'inshuti zanjye. Bafite foda yitwa Buja. Ines ni inshuti yanjye. Agnes, Ronova, Deusi, Emiri, Niyibaruta, Claudina, Pablo, Leandre, Ambassadeur Fideli, Claude, bana yanjye. Dufite Alexis, none nabafite abantu barenga 10 b'abarundi dufite ikibazo. Oya bihorere ariko se. Nyine urumva ntabwo ari ikibazo politiki. Melody ni umwana w'Ikanombe. So munyapolitiki baramushaka iki? Cyakora nkanjye ngiyeyo yenda bakaniga bavuga bati babihuza. Nanjye ariko nta biganiro njya nkora nataka igihugu nk'u Burundi. Oya. Ntacyo. Reka bisubirize Minister Ndoruko Buca. Afande ndagushuhuje. Ndoruko Buca. Ni Minister w'umutekano. Okay. Mu gihugu cy'u Burundi. Ahubwo ngewe ahubwo impamvu abantu babyise bya politiki Minister SD Kararango turamufite. Ntabwo byari ngombwa. Niye Minister ya dekaraye. Minister y'itumanaho ahari.
umukomiseri witwa Ngarukiye umupolisi nyine urumva akigeza kinini Ngarukiye abyinjiramo ngaho reba ugafatwa ugafatirwa mu Rwanda uri Fizo Yorande Macron agatavuga ngo turamufite ni ikibazo umuvugizi wa guverinoma ntibibaho ntabwo nyine urumva Melody ni izina rinini ku buryo nyine bamwe ndatekereza ko nka perezida Ndayishimiye n'izindi nzego zabuze bati ibyo bintu mugiye kubigira ikibazo kinini umuntu umwe agenda avamo noneho imbere ya kamera ya Jaras mporana passport urubanza rwa Melody igihe ruzabera nzasubira mu by'ubutabera zarukurikirana i Burundi ahubwo se Fils agira n'indangamuntu ikibazo gikomeye nzi kamera nawe warambwiye ngo Igisenyi ndahazi ngo tugiyigwama ngo nanyanyagira ngo naca mu bishokoro mwica muri panya shaka resepase ni 10,000 nawe Fils bushaka resepase tuzakurikirana urubanza rwa Melody kusetse se igihe njya muri Kongo ntwambwiye ngo uraca mu bishokoro ngo ariko tujyane ngo indangamuntu irakora oya ibintu byo kwitwaza indangamuntu ntabwo byemewe shaka passport kabisa Melody ugira nimero ye sintekereza ko yagwa afite experience mu gukavaringa inkuru z'ubutabera tuziyishyurira tuzibeshaho tuzakurikirana urubanza rwa Melody i Burundi ngewe mba mu nkuru z'ubutabera Nestor Kayobera uyobora urukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba ni inshuti yanjye turaziranye urukiko rw'ikirenga rw'u Burundi nzinjira nzabaza ukuntu umuntu agira access mu gukurikirana urubanza amakuru abanyamakuru baherutse gufungwa b'ikinyamakuru cyitwa Iwacu urabizi bajyaga bavugwa baburanye tuzakurikirana urubanza rwa Melody imbere ya kamera ya Jaras umva nibishaka wa munyamerika w'umusazi umujyi bahamayero uko kwezi kuzaba ukwi Burundi nta nkunga twatse ntuzagore Melody ngo urumva ngo Jean Paul aravuze ngo azaza mu bintu byawe Melody keretse uduhaye Barabas kandi nabwo twaba tugiye gukora inkuru ibogamye kuko twaba tuje mu modoka ye tuzajya i Burundi tuzajya muri Minisiteri y'Abanyamahanga twaka access nzagera Burundi nzabwira Fidel ko naje dukurikirana urubanza ntawe tubogamiye harya ngo yitwa nde wa mugabo ngo tuse tuzazi Burundi ntuzumve ngo twaje mu nyungu za Melody tuzaba twaje mu nyungu rusange sawa urabyemeye ndabyemeye ubwo tweme ko nituva mu rwa Melody izindi zizaba ziri inyuma nazo zazijyamo aya ntoza wa mugabo ngo tinyuka urashoboye n'abataraburana shanda kikwisi icyo cyatinyuka ntacyo wavugiye mu rukiko mu cyumba twahuriyemo ese icyumba mwahuriyemo ko kiba cyise urukiko oya inteko nkuko kuri RMC buriya bajya bahamagara abantu bafite sare yego ariko shingiye ku myitwarire n'itinyuka babonye pasiteri wanjye ndamukunda I love my pastor naguhaye exclusive aba bahungu bari kwifotoza batinya kamera bakundiye amafoto gusa ni inshuti zanjye nabo sawa ikiganiro kirimo nibyo uzazamo abuze ukuntu hano babita nabasiye kombata niyo asambure dodiye bagenda wabahasanga bose bakigendera bariya baba bahari n'indwanyi zasambure nashakaga ko rero uza no kutubwira gato ku rubanza rwa Karasira bitunguranye rwarasubitse ntabwo bitunguranye nta nubwo bintunguye twari twaruburana oya ntufite amafoto wari warujyamo rukaba ishwe Karasira yavuze ko atazaburana mu gihe atarakira kandi afite uburwayi bwo mu mutwe none se ntiyaburanye kuri ebyiri Gatera Gashabana se siwe munyamategeko we ntitwari turi kumwe mu cyumba nahuriyemo na metere harya yitwa inde harya umwe wandihaguye ntigurirwa so wari uyoboye iyo bodi hariya harimo nabo kandi ari uyoboye bodi kandi icyo gihe Karasira yari yaburanye bivuze iki bivuze ko Karasira atazaburana arwaye n'indi tariki ntazaburana n'iyindi ntazaburana ngo yavugirije induru ku rukiko ngo iyo kamera zigiye baramutimbagura yari yaravuze ko azapfa nyuma yacogamo ubwo yatanze impuruza abaretse gupfa
gusa urubanza rwa Karasira kwirenza. urubanza rwa Karasira aregwa ibyaha bikomeye. Niba agaragaza ibimenyetso by'abarwayi bo mu mutwe babanza bamuvuze nta kibazo agaruka. Okay, nge ndufataho umwanzuro namujyana Karayese ko umuganga akemeza ko arwaye cyangwa atarwaye. Ariko muganga ngo yarabyemeje. Ko arwaye. Ntibagifite. Ko arwaye. Barakivuze. None se inkiko ziburanisha abasazi. Ariko barabivuze. Niba arwaye rero niba arwaye niba murekure ajye kwivuza. Okay. Okay, Karasira niba arwaye uburwayi bwo mu mutwe niba murekure ajye kwivuza. Ndabizi ubushaka imizigo. Karasira ubwo yivugiye ko atazaburana arwaye. Umushakiye bati uzaburana. Ababurana reba babiri umwe abayigiza nkana. Nta kibazo. Nuko mbavuga ku tuntu n'utundi urumva ni ibintu byaranze icyumweru ntago nabura kukubaza kandi urabizi yagomba kuburana ariko rurasubikwa. So rero ntago twabura kuvuga ko urundi rwasubitswe. Yego. Ahubwo wenda turi no gusoza ngira ngo muri iki cyumweru ni nabwo kandi umuhanzi Jay Polly yibutswe. Ngira ngo hashize umwaka n'ubundi cyo nkomerekeje ko kucyo tumye mvuga kuri Jay Polly. Jay Polly nzi ko uri mu bantu bagiye kuri morgue bivuze gutyo bwa mbere. Mukuru we Maurice yahageze saa 2. Jay Polly no umuntu wari ukwiye gushyirirwaho ifoto ejo bundi yubukwa nyuma y'umwaka n'ibifaranga abantu batanze apfa. Nta bindi mvuze. Ariko abakurikiye Jaras TV official ifoto ye yagiye kumva ejo bundi yibukwa. Jay Polly yirengagijwe n'abashinzwe kumukurikirana imva ye ntabwo yari ikwiye ifoto ijyaho nyuma y'icyumweru musa. Nyuma y'ukwezi uzagiye gusura Bravade uzasanga ari ifoto ye. Habayemo agasigane nk'akabaye hagati ya Bruce Melody na Tusi. Umwe yemeza undi. Ariko nka Maurice mukuru uwe Maurice wadekaraye akavuga amafaranga akenewe ngo ashyingurwe abantu bakayatanga ntago byari ngombwa ko ejo bundi aribwo hajya ifoto. More ndakunenza. Oya. Noneho uzabisibe. Tubisibira ikize. Maurice uratinyuka ifoto ikajya ejo bundi yubukwa iyo atibukwa se. Ko arafashe icyemezo se ko nitajyaho natayishyiraho bazayishyiriraho abasana. Ko umuntu wese yajyaga kureba imva ya Jay Polly ejo bundi ko bagiye kuyireba yanga yapfuye twagiye kumushyingura hari ifoto yari iriho ko abantu banababaye. More ndakunenze ntiwabaniye muri umuna wawe ku kijyanye no kubungabunga imva ye. Niba ibindi warabikoze Imana iguhe umugisha. Niba wita ku bana yasize imva ye basi ndayikubabariye. Hari ikindi mvuze? Ari afite abana bitwa nde Crystal. Nutabitaho Imana izabakubaza. Imana itabakubaza amateka azabakubaza. Ni we boss usigaye si umunyamakuru kuri RBA. Si ufite umunyu. Jay Polly n'umwana origine y'inyamasheke. Uyu munsi bari abana baba bari kwa nyirakuru. Nyirakuru ari aba muri Cameroon. None barajya he? Ababyaranye na Jay Polly nta numwe nzi. Hatagira nugira ngo hari connection nimwe. Ariko shingiye kumva nabonye nagiye gushyingura Yanga kuntu yasaga. Ese uzi ko kiriya gitekerezo cyavuye kuri Maurice? Cyavuye mu bantu just. Niyo mpamvu ntahagiye nari kuguruka. Jay Polly si uwanyu ni uw'Abanyarwanda. Ni uwanyu mu maraso ni uw'Abanyarwanda nk'igihugu. Mwitonde. Yarakoze Maurice twahuye rimwe cyagihe yapfa asanga kuri morgue duhura yapfuye nta handi muzi ariko nari nzi ko ari mukuru we ariko birashoboka ntabwo amafaranga abantu batanze apfa Jay Polly ari kugira imvi imeze kuri ese bagiye gushyingura Yanga imva ye yagiye hifoto ejo bundi cyangwa ntiyagiye hifoto ejo bundi Mirazima mbafashe
nta miyaga wa mugani wa Ntigurirwa wavuze ngo yari azi ko mba muri showbiz. Nta showbiz mbamo, ariko tureke n'abantu bafashije Jay Polly apfa bakamufasha kugira ngo ashyingurwe mu cyubahiro. Niyo bataba yarafashijwe ntabwo yari kumara umwaka hatarajyaho ifoto, ari mu bigunda. Reka dushime ko byakozwe basi. Ntabwo mbashimiye. Byakozwe kubera pressure. Aho wabikoze wese aba ari wo mu muryango yabikoze yanga umugayo kugira ngo hatagira ubibona. Gukoropa kuko nje kugusura navi wawe ukazongera kuhakoropa nagarutse se ngushimiye. Potere yambaye. Jay Polly, Minisitiri w'Urubyiruko Rosemary Mbabazi. Rave ya Brava naravuze ati ni umwana w'Abanyarwanda. Na Jay Polly ni umwana w'Abanyarwanda. Ahubwo kondisiyo yapfiriyemo nizo mbi. Yanapfuye COVID ikiri nyinshi. Bitemewe ibintu bimwe na bimwe, agwa muri gereza arangira nabi, ariko ntibikoroho ko ari umwana w'Umunyarwanda. Kuba tutavuga si ku mitwe iri mu busa mu buzima. Kuba tutavuga si ku imitwe iri mu busa mu buzima. Yewe ngere kuri Moruge saa 11. Maurice yaje saa 2. Nkubwire n'ikindi cyambabaje. Mwishyingurwa rye. Maurice yari yambaye nabi. Ariko se Maurice muri gupfa iki? Turi gupfa kubera iriya mva. Yaje kumushyingura yambaye igipantaro cya poche bombe, ibikweto bya bote n'ikigofero. Iyo asoma amakuru ko aba yashyizemo agakoti. Kari agakoti yakambara bwa nyuma muri umuntu wamushyingura. Ego umuntu ashobora kugira stress. Ko atajya gusoma amakuru yambaye kuri. Oya. Ndakwiyaba. Stress nawe. Stress ibaho. Uravuze ngo yari afite ibintu byinshi. Stress nawe ibintu byinshi se ni wabikoze ku mafaranga ye. Stress nawe. Sawa. Ntago nari nzi ko rero ngiye naramurakariye. Ubwo tuziyunga, ariko nawe naramurakariye. Jay Polly ntabwo yari inshuti yanjye cyane nk'uko uri inshuti yanjye uyu munsi, ariko uburyo situation yagenze ntabwo byashimishije. Jay Polly ni umwana w'Inyamasheke, nabonye ufite famille isanzwe irimo n'abakene, ariko wari wariyubakiye izina, ufitiye Abanyarwanda bamukunda. Aca aho utekereza ko yagiraga nk'ibibazo by'amafaranga, mukuru we yazaga ku mwanya wa kangahe? Kumupfa ryo. Uzi ijambo rikomere. Umuntu wese yapfuye agira famille. Sindabona mukuru wawe. Nta muryango wawe hafi ndabona. Wonzi ni wa mubingo wa Kimironko ngo ufite studio. Ariko upfuye. Jarasi ni nyinda wabo. Jarasi ninge wamureze. Ibaza. Sawa. Mwaramureze. Yakoze ari incakura. Nyine ndavuga uyu muntu. Jean Paul nawe urakunkira hanze. Sawa, reka nigendere. Reka ujye mu materaniro y'abashakanye. Urakoze cyane. Rwose. Bruce Melody aririmba uyu munsi. Bruce Melody amavuga indyarya. Kira gitaramo cye n'icyo buryarya. Kira gitaramo yakoze n'ubwe skoro. Ndetse ari yishimye. Kari kanciyeho. Umwana yarababaye. Nyine aravuze ati batabona ko nanjye ndi umutwa. Kandirimbe nta cyabuze impara gucuranga. Kandirimbe basi. Nta cyabuze impara gucuranga. Ariko iki iyo aba nkagito. Ariko ngo ngira story ngo nubundi yabaye i Burundi Jean Paul ko nzi ko jyumenye izo nkuru. Nta cyabuze impara gucuranga. Oya, ni ku Gikongoro. Impara zagiye uretse gaze kanyikubwira. Impara zagiye gucuranga Nyamagabe. Inyagisenyi. Hari Perezida Kagame yagiye mu minsi ishize. Harakubita haruzura. Abantu babura aho bajya. Umutipe ajya mu giti nk'iki. Agatotsi karamutwara. Yahanutse nk'ibuye po. Aruma. Yumye birayegwega. Bati umuntu aje mu gitaramo cy'impara arapfuye. Abantu bati nta cyabuze impara gucuranga abantu. Ninde wamubwiye kujya mu giti. Bruce nawe ati nta cyazibuze. Kugira ngo umenye ko ari byo. Uzahamagare Makanyago bimubaza. Cyangwa se ubaze bano
batipe baremye impara byabereye Nyamagabe. Okay. Ntacyo reka dusoze rero, twavuze ku bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Kare nibwo wavuze uti umuntu ariko nibagiwe, hari akantu abantu benshi bakozeho comment cyane, ariko The Ben aza guca amazimwe, abantu benshi bamunenga ku myambarire ye, yaba kuri concert ye ndetse no mu bukwe bwe. Ariko aravuga ati ngewe Jay Polly kuva yatuvamo aguye muri gereza, donc biranabikoraga mu cyubahiro cye. Ubundi biriya bintu nawe ubona The Ben yambaye kuriya muri concert, mu bukwe akambara kuriya, niba ubyibuka mu kiganiro twakoze yarongoye nako yakoze igitaramo abuzana, ariko harya yitwa The Ben byari rigiye The Ben nawe yakoze igitaramo yambaye nk'abanyururu, si yo siroga nakoresheje, ntabwo nari nzi ko afite icyo gikomere. ubwo nagira nyine numva hari n'umuntu wakoze muri comment ngo abayibuka Jay Polly, icyo kiganiro uzagisubize, narabibonye buriya nibyo, n'ejo bundi yasezeranye yambaye kuriya, yaranabivuze nawe ubwo yagize arabivuga. Ntabwo njya kwambara, hari ukwambara no kuberwa. Umuniga rero waranaberwa, niyo yakwambara amasharo ubona bisa neza. Ni sawa, ni sawa. Gusa imbaraga z'umurengera ngo Muyoboke na David bakoresheje ntizari ngombwa. Ibitutsi papi yihanukiriye nawe ntibyari bikenewe. Urugo rwiza rutangwa n'Imana, guhirima no kudahirima n'uhagaze yirinda atagwa. Ntabwo ari imbaraga nyinshi umuntu akoresha ngo urugo ruhagarare. Nawe ntabwo yitwaye neza. Okay. Soreje ahangaha, ariko tunenge cyane, tunenge bikomeye. Hari abantu ba hano mu mujyi nshaka kunenga, tuzabifatire ku gahanga. Bitwa bande? Ndabaza abagabo bacuruza amamashini, bamaze amezi 3 rwose barangize ku kagozi. Abantu bitwa ngo M&N bakorera hano munsi ya Beka. Bagufite computer? Bampaye computer ipfuye. Abesikoro bose turajya kuri RIB ya bakoze amakosa. Turajya kuri RIB ya Nyarugenge. Computer ipfuye ukanshyira ku kagozi amezi 3, kandi babiza akazi dukora wangu. Bariya umva abafunda benshi n'abesikoro. Nuko nkabayiya ni baba ari aba pro. Udodesha nk'umwenda ukabona nyuma y'amezi 6. Hase ko bose ariko bameze wani. Umuntu wafotoye ntuzi condition zari zirimo. Yayazanye mu minsi 2. Kabisa. Jerome kujya bigaho kabisa. Jerome nubu ntarabona amafoto. Jerome petit frère. We yaramukoze imbere yawe. Fata. Okay. Arakubwira ati mpa amafaranga yafate. Yandike. Nudakora iki bizafatwa nk'igihombo uzabisubirana sawa. Akorera ku gitutu. Ubwo muri make abakameramani abantu bakora computer, abantu bakora amakamera n'amamashini n'abesikora benshi. M&N Manzi na Nguga. Erega buriya n'abakorombiye bisubireho. Nuko abikora umuhagaze hejuru. Umuhaye amafaranga ukigendera. Umuporombiye wa shamana yanjye. Abantu bose abafundi hapo nawo gopa. Ntubazi se n'abantu? Kuntu badashobotse. Onese iki nticyataye ngo batiri. Tuba twarangije kare. Ntacyo uzi cyataye mikrofone. Ntabwo uzi Kevin umubwira ngo afate foto ageze ku mupaka akifatira izi Buganda. Se wari umutumye ikabare cyangwa wari umutumye Gatuna. Kibazo gikomeye. Ni atari kabisa. Yeah. So rero nibyo reka dusoze. Jean Paul ngushimire kuba wemeye ko tuganira ukaduha n'uwo mwanya. Nimero yanjye ugiyishyiraho atazajya bagira ngo ni se nk'ubu koko nka Maurice umuzanye ute koko. Nabanje kurakarira RIB kubera ko batinze kuduha amakuru y'abampuri. Oya ikintu kigiye no kwibuka Jay Polly numva guri buvuga ikintu cyoroheje gisanzwe cyo kuvuga. Nabanje kurakarira RIB yatwimye amakuru y'abampuri cyo akarinda rigerwa urukiko bikiri mu kirere. Murangira ntibyari ngombwa ko bivuga. Urangije ugobekamo Jay Polly utambikamo Bruce Melody. Sawa Imana ibarinde mwese. Twara n'ikimikoro cyawe.